Solange umumama bita Solange. Yego. Rero Imana yari yarabivuze pe. Rero abasenga bo nyuma yuko mwasenga igihe kinini Imana ikajya babwira ngo nzabaza kuri izi zina cyangwa se nzabazamura nzabaho umuyoboro wanyu. Uyu munsi wicaye kuri uwo muyoboro. Nirihe jambo babwira nka Solange mwasenganaga Imana ibibabwira? Ni karibu. Bo ijambo ramubwira bimwe na bimwe yagiye acamo, intambara nyinshi yagiye acamo. Yego. Nuko Imana yitaba mu ruhande rwiwe. Yego. Ntagaba ahagaze gutya, ntagaba ameze gutya, ntagaba akurikiranwa gutya. Yego. Yari yarabivuze Imana, yari yarabigambiriye. Yesu ashimwe turabasuhuje mwese abadukurikirana kuri Solange TVT. Turabakunda kandi twifuza kubagezaho ibintu byiza uko umwuka biduhaye. Ntabwo ari twe tubitegura ahubwo turategurirwa natwe tukabaha. Hanyuma imbere yacu kuri kamera murahabona umubyeyi mwiza cyane. Reka tumwakire nawe atwibwire. Turakwakiriye. Murakoze. Amazina yawe se witwa nde? Amazina yanjye ni Mukamuhire Charlotte. Kuvuga gakeze niko mvuga kandi nzi kuvuga niko natojwe. Umuvuga butumwa ujya uvugira Imana nkakumva kuzi kuvuga. Mu kanya umwuka urazamuka, ntangira mvuga gake bikarangira mvuga cyane. Hanyuma hano kuri Solange TVT uhafite amakuru, ni nayo mpamvu twifuje kugutumira kuri iyi kamera cyane rwose. Twarasenganye n'ubu turacyasengana, dukorana umurimo w'Imana hirya no hino. Hari abantu benshi batuzi, uyu ni wa mama twari turi kumwe dufite imbabura, turakomeje mu rugendo. Hanyuma rero uyu munsi twifuje kubana nawe kuri iyi shene cyangwa se kuri iri tangazamakuru kugira ngo nawe twumve icyo abivugaho nk'imirimo y'Imana yabonye yakoze, kubera ko iyo dukoze igikorwa nk'iki ngiki Imana iba yamaze kutwagura, hari iyindi ntera Imana iba yamaze kudushyiraho. Twajyaga tugenda hirya no hino mu itangazamakuru, hirya no hino dutangaza ubutumwa, ariko uyu munsi Imana yaduhaye cano yacu kandi hari icyo Imana yari yarabivuzeho. Hari icyo waba ubyibukaho? Amakuru menshi cyane ahubwo nahita mvuga ngo nuko wenda bibirafata umwanya nkaririmba ndirimbo ngo yari yarabitubwiye. Nta kibazo hano. Yari yarabivuze Imana, yari yarabigambiriye, none irabikoze Imana, tuyihaye icyubahiro. Amen. 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 Njye n'ukuri nshimiye Imana mu mutima wanjye, ndanezerewe cyane. Burya ibintu Imana itubwira ntabwo ari igipindi, birasohora pe. Imana yajyaga ibitubwira tukibaza inzira bizacamo, tukibaza umwaka bizaba cyangwa bizasohoreramo, ariko Imana rwose irakoze ko ibisohoje muri uyu mwaka, tukaba twicaye kuri TV Solange TV. Solange TV nishimwe rikomeye. Nishimwe pe, imbaraga n'amavuta. Amen. Komeza ukorera uyu mwami. Vuga ngo dukomeze dukorere uyu mwami. Turakomeje pe, kandi nta gucika intege guhari. Ese mubyeyi wacu dukunda, ni karibu nkuko bagwaye karibu yumvemo ikaze. Ni iki wabwira abantu basenga? Abantu basenga wenda no kubasubizamo imbaraga. Yego. Kuko umuntu usenga uwo ari we wese uri mu murongo, yego, ntago agomba gucika intege. Yego. Kuko ibitero by'umwanzi biraza, yego, bishobora kumuca intege, yego, ariko ntago akwiriye gucika intege, kuko
na Solange hari urugendo runini twagendanye yego ariko akomeza kuba umunyembaraga yego none ibi byose ni amasezerano ari kugenda asohora yego Imana yaravuze ngo azamamara yego ntago ari umuntu wabivuze kandi nubwo wenda njye ntajya nkurikira cyane wenda ibya YouTube yego ariko ngenda numva abantu benshi bavuga ngo Solange umumama bita Solange yego rero Imana yari yarabivuze pe rero abasenga bo nuko badagomba kudohoka cyangwa gucika imbaraga bakwiriye guhora basenga yego kuko ibyo babwiwe yego bizasohora nuvuga ngo twe kudohoka cyangwa se twa gucika intege nimba Imana yavuze izabikora izabikora pe mu rugendo rutoroshye we na Solange mwanyuranyemo iyo muvuga ubutumwa muvugiriye Imana neza muyivugira neza ndabikunda kuko akenshi na kenshi mba nkunze kuba mari ntimuryarya Imana ntimuyisondeka muvugira Imana neza pe mugatuma umuntu akunda Imana uranadukomeje avuga ngo usenga cyangwa se umuntu usenga ntazacika intege zakomeza asenge mu magambo make ntizimbye mu magambo twishimiye kubana nawe mu rugendo rutoroshye runini we na Solange mwabanyemo nkunda kubumva bavuga ngo umubyeyi ni inshuti yanjye byanze kuba umubyeyi biba abavandimwe birenga kuba abavandimwe niki wavuga nyuma yuko mwasenga ngiye kinini Imana ikajya babwira ngo nzabaza kuri izina cyangwa se nzabazamura nzabaho umuyoboro wanyu uyu munsi wicaye kuri uwo muyoboro nirihe jambo babwira nka Solange mwasenganaga Imana ibibabwira ni karibu ijambo namubwira ni ukumuha kuraje akomeze tu kuko Imana iramushyigikiye yego kuko ibintu bimwe na bimwe yagiye acamo intambara nyinshi yagiye acamo yego nuko Imana yitaba mu ruhande rwiwe ntago aba ahagaze gutya ntago aba ameze gutya ntago aba akurikiranwa gutya ariko ni ibigaragaza ko Imana imufiteho umugambi kandi igamije no gukora ibindi byinshi biruta ibyo imaze gukora yego rero njye navuga ngo courage kabisa courage hanyuma ntago turi twenyine ariko oya ntago turi twenyine turi itsinda rigari cyane kandi dukorana umurimo w'Imana kandi Imana ikadushyigikira niyo mpamvu nanjye narwanye ishyaka ndavuga ngo mugenzi wanjye twateranye imisozi twararanye ahantu hatandukanye Imana ikajya igenda ivuga bimwe na bimwe bikagenda bisohora harimo n'iki ngiki abantu bari kubona ndavuga ni nkwiye kumuzana akaza akayihesha umugisha akayisengera imbaraga n'amavuta bigakorera kuri iyi cano kugira ngo umugisha w'Imana urushe kuho kutubonekaho ikindi nanone tufite amasengesho aya masengesho tuyafite kuwa 3 ku itariki 12 hari ikintu wabwira abantu by'umwihariko ko nzi ko aya masengesho tuyafatanyije turimo kuyategurana hari abazi ko wenda ndi njyenyine ntago njya nkora njyenyine ngira abandi bantu dufatikanya kandi mu rugendo nta wigira ngagenda rumwe hari ikintu watangariza abantu dukurikije ibihamya by'ibyo Imana igenda ikora n'ibyo yakoze n'ibyo uyu munsi ikomeje gukora wenda ikintu umuntu yavuga amasengesho yarahari amasengesho arahari kandi tugomba kuyasenga nabo tuzasengana barahari barateguwe n'utazanaboneka ubwo ntago Imana izaba yashatse ko hagera amasengesho arahari rero abazayasenga umva mukwiriye kuza tukumva icyo Imana ikomeje kudushakaho cyangwa icyo tugambiriyeho birimo n'ibi bya Solange biri kugenda bisohora buri muntu wese Imana ibimufiteho umugambi kandi mwiza rero ndumva ari icyo wenda navugaho hanyuma reka dusoze tuzakomeza n'ubutaha nagira ngo mbwire abantu ko tutatandukanye hari abambonye tugenda dukoranira ibiganiro dutangana ubutumwa ufite imbabura bakagira ngo wenda noneho twaratanye ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye ko tukiri kumwe kandi tugikomezanyije iki umurimo kandi naha turi kumwe nzi neza ko Imana izatugirira neza twagusaba ngo udusengere hanyuma niki nkawe Charlotte nk'umukozi w'Imana ndakuzi ufite amavuta hari n'ibyo nkwigiraho byinshi
nabonye ko uri umuntu w'Imana. Ni iki wabwira abantu kikuri ku mutima mu bijyanye n'iby'uru rugendo, yaba ari message, yaba ari ijambo, icyo wumva umutima wawe utekereje kubwira aba bantu wakivuga, ubundi tugasenga Imana? Murakoze. Wenda ikintu nagenera abantu baduteze amatwi, njyewe ntago nkunda gusa nkaho mvuga byinshi, ariko ikintu nababwira cyangwa ijambo nababwira nuvuga ngo turi mu masengesho yo gusengera igihugu cyacu. Nuvuga ngo rero buri munyarwanda wese agomba iki gikorwa kugifata nk'iki. Ntibibi bya Solange cyangwa ibyanjye ngenyine, hoya, turi mu gihugu cyiza kandi gitemba amata n'ubuki. Rero kugira ngo gikomeze ayo mata n'ubuki bikomeze bitembe, nuko n'ubundi dukomeza kuba bamwe, tugakomeza guhuza mu misengere yawe, iyanjye, mbese tukazamura igihugu cyacu mu isengesho, ku buryo n'abayobozi bacu nyine bakomeza kurindwa n'iryo sengesho. Rero ubutumwa wenda navuga nubwo, kandi hari ijambo rijya rivuga ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera, kandi ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Rero tukwiriye gukora iby'ubutwari kugira ngo Imana ikomeze igaragare mu mitima yacu, kandi niyasenyutse ikomeze kuyubaka. Ndumva ari iryo jambo navuga, ibindi Umwami Imana duhana umugisha. Murakoze. Uragira uti abantu bazi Imana yabo abo ngabo bazakomera. Yego. Kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Natwe Imana iduhe gukora iby'ubutwari mu gihe nk'iki. Mu gihe nk'iki bikomeye, mu gihe nk'iki abantu bihugiyeho, mu gihe nk'iki abantu basinziriye, mu gihe nk'iki bitero n'imyambi ya Satani bibaye byinshi, Imana iduhe gukora iby'ubutwari. Imana iguha umugisha. Urakoze. Ubundi twagusaba ngo udusengere, udusabira icyo umutima wawe ushaka cyangwa icyo Umwuka Wera ashyize muri wowe, icyo watura hano kuri channel yacu cyangwa se kuri Solange TV. Imana igiherekeze kandi igihesha iki umugisha. Murakoze. Ngiye gusenga Imana kuko ibyo yari yaratubwiye birasohoye, ariko hari n'ibindi byinshi cyane biri inyuma. Rero ngiye gusenga Imana. Turagushimye Kristo, turaguhimbaje, tugushimiye kuntu uri Imana nziza kandi Imana isezeranya yarangiza igasohoza. Ibi byose biturutse ku mugambi wawe, biturutse mu byo wari waratubwiye bibashije gusohora, kandi tukaba tubibonesheje amaso yacu. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye rero kubw'iyi kamera Kristo, mu izina ryawe tubashije kwicaraho. Wari waratubwiye ngo tuzafata mikoro tuvugire ku itangazamakuru, turangurure tubwire isi yose, abari mu isi yose batubone batwumve. Ibi byose birasohoye. Ndagushimiye yuko uri Imana nziza, ndagushimiye ko uri inshuti nziza, ndagushimiye ko uri umuvandimwe mwiza, ndagushimiye yuko Kristo ibi byose bibashije Mwami Imana kubisohoza, kugira ngo n'ubundi turusheho kuba maso no gusenga, kandi dukomeza kukurindira ku byo wavuze bitari byasohora, n'ubundi twiteguye yuko bizasohora. Rero ndasenze kugira ngo Mwami Imana uru rubuga cyangwa uyu muyoboro Kristo ubashije Mana gufungura ku mugaragaro, ndasenze kugira ngo uziheshe icyubahiro. Mana uzakomeze kurwana n'ubundi nk'uko turwanirira, kugira ngo Kristo aha hantu Mwami Imana tuzabashije kuhakorera ivugabutumwa, kandi tuzabashe Mwami Imana kuhakorera Mwami Imana umurimo wawe, kugira ngo tuzane benshi kuri wowe Kristo. Bana natwe rero tugirire neza. Twebwe dusenze dusaba nk'abana b'abantu, ariko wowe ubikorere kwiyubahisha wowe mu bumana bwawe, kugira ngo n'ubundi ijambo n'ubundi ukomeje kuvuga kuri Solange rirusheho kugerwaho mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ibyo byose wakoze n'ibyo witegura gukora. Ni ukuri icyubahiro n'ishimwe birushaho kuba ibyawe mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.